dutangira filime yacu basi Flying Squadrons of Dragon Gate ni filime tugiye kureba episode ni 4 turatangira asusumira tukagiye mu rugamba Control hari ibyo yumvaga ari hagati mu misozi kumbi nayo hari uwaje mbibutse ko aba basezeranye guhora ngo barwane wibamuza kuba yarashimuse umwana w'umwami Control nayibazaniye basi arahageze bwa nyuma urahageze twinge nawe turatandukanye nge ntabwo nari kwica amategeko gusa ariko ngomba kuguha igisubizo iki gihugu ngomba kureka abaturage bakabaho niko kamaro k'igihugu ni kandi ni nabwo urufunzo rw'ejo hazaza ati ntabwo wakwizera ko urupfu rahindukiza ifarasi Control ati nge ntandukanye nawe uyu munsi kandi tugomba no kurwana wishe inzirakarengane nyinshi reka uyu munsi tubirangize ati ni koko tayari urugamba tugiye mu nyungu boss turestamina we harimo difference cyo bita balance de mu kirere basi urakinga utaziraka amafasa aragwa basi ubutaka buratigita gabo zirakangana nore kukaraga mu kirere we gabona abahanga ntaye wagaya avaye bundi busha baraguruka harimo difference basi zirahangana gati mu misozi gabo ziraguruka basi ntabe wagaya umunsi de bande arapfa tu kwipa nkota zirarya basi haraka kirere we dore balance di ntawe uhamye undi kubita karagavayo bundi busha kabona abahanga basi Control agabo basi